Igiterane beneda itorero True Salvation Church rikorera Kimironko Nyagatovu yoborwa n'umukozi w'Imana uri ubuntu bw'Imana bwinshi aho akomeje gukoreshwa n'imbaraga zikomeye za Mwuka Wera bikomeye itangaza abantu b'Imana babohoka bakira indwara zari zarananiranye. Apostle Charles baduteguriye ibihe byiza by'umumaro ni mu giterane cy'amasengesho y'iminsi 30 yo kwiyiriza ubusa no gusenga bise bye bye wabyandushaga we. N'amasengesho twizeye kubonamo imirimo ikomeye n'ibitangaza kuko muri iri torero ku busanzwe hamwe n'uyu mukozi w'Imana Apostle Charles ibihamya birahari, ubuhamya burivugira. Azatangira tariki 29 z'ukwa karindwi azageza 27 z'ukwa munani 2023. Tuzajya duhurira ku rusengero rwa True Salvation Kimironko Nyagatovu buri mugoroba kuva saa 11 kugeza saa 2 z'ijoro. By'umwihariko kuwa kane tuzajya twirirwamo kuva saa 3 kugeza saa 8. Ku cyumweru ni kuva saa 3 za mu gitondo kugeza saa 11 z'umugoroba. Iminsi yose Apostle azajya yakira abantu muri counseling ni kuva saa 5 kugeza saa 9 z'amanywa usibye gusa umunsi wo ku cyumweru. Ku bindi bisobanuro wahamagara telefone igendanwa 0780 526 680 ndetse na 0780 386 006. Beneda mwese murararitswe ngo duhurire muri aya masengesho buri mugoroba, ubundi twakira imigisha yacu, ibitangaza bikoreka, twakira kubohoka, ubundi tubona Imana. Haleluya.